ni wowe wari wambaye kara gapfukamunwa ariko ukabona abantu bakuza bavuga ibintu bitandukanye ukabona ko benshi barimo baragerageza kugaragaza ko ari we mubi bitewe no kwambara agapfukamunwa uretse akaza akavuga aka kanya ni nk'ikihe kintu wakora kugira ngo byibuza wikureho icyasha ureke kumva ibyo ba John bavuga? Ntacyo navuga kuko nawe yari ari mu mugambi kandi John none asimushira amakenga. John aka kanya isura yarayigaragaje yaraje anabivuga. John yarakwiye kuvuga ngo nari kumwe na runaka. Uranyumva ariko wowe reka John yari amakuru yagombaga gutanga yuzuye ubwo twari hano aha byagenze gutya na gutya bari kubakira ku kinyoma. Erega bafite ikinyoma mu byo bari gukora, hari n'ibibi, hari ibitari byo badashaka ko bigaragara. Ariko John uri umugabo uri umuntu mukuru mu magambo akoresheje winyuzemo. Ubwo Sabe ndagushimira kuko uko kuvunika wavunitse Karara waraswase. Niba utaraswase Karara sira video hanze ya Sabe yambaye ubusa. Nubwo mugambo uri kwivugishwa ntabwo wongera kuvugira kuri ubu butaka. Bikore sigira video ushyira hanze. Noneho wowe gira yuzana ari kumwe nango ino ndebe bari mu burere baryamye yishyire hanze. Amashusho yafashwe Sabe amaze gusohoka he muri iriyanzu. Ndagira ngubwire ko umuntu watumye ari amashusho afatwa. Yego. None kuvuga ko yari afite nimero z'umugore wa Sabe byo bigamije iki? Yivuyemo. John ntabwo yari az'umugore wa Sabe. Yego. Abaye yari afite nimero z'umugore wa Sabe agomba gusobanura uburyo aziranyemo n'umugore wa Sabe. Izo kamera zashyizwemo na mukuru wa Ngwino Ndebe, ariko ndagira ngubwire ko nta video nimwe yo mu nzira ajya hanze bro. Ko washatse gutereta Ngwino Ndebe John. Oya. Yashatse gutereta Ngwino Ndebe. Oya ntago byabaye. Umva nkubwire wowe Gasaro TV. Sinyivuze? Yego. Hariho umuntu wakozeho ikiganiro mugende mu kirebe mu bintu yavuze. Yego. Hano hari video abantu bayivuga mu buryo butandukanye. Yirebe nawe umbwire ibyayo. Ni video uwo mukobwa arimo aracata ari kwandika message abantu bakibaza batese ni gute yagiye kwandika akajya kubyerekana kuri kamera amagambo ari kwandika akagaragara. Ibi si bigaragaza ko nawe ngo yabari mu kagambane bavuga Ngwino Ndebe se. Iyi video Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu kandi nyine basuza mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese. Slim Jesus uyu munsi ngarukanye n'umupapa mukuru tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Umeze gute? Ni sawa kabisa. Wahaye ikaze. Asante sana. Kaze ndaryakiriye. Mwise umupapa mukuru bisokeramo. Gacama nyine umuntu akamwenyura. Nangize ngo ntago wubatse cyangwa ntago uri umupapa mukuru cyangwa uracyari umusore natwe. Uko bihagaze kose ndi umupapa mukuru. Mu bandi kandi umupapa mukuru mu bandi. Okay. Ni neza cyane. Ngo tugiye kwiganira, tugiye kuganira ibintu byinshi cyane bitandukanye. Cyane turaza kwibanda ku bintu biri hano hanze biri mu mihanda. Ngo mukaba tugiye gutanga ikiganiro ubwo mise mbona aho bita Clara arekuye ikiganiro ni ikiganiro cyavugaga ku bintu bya Sabe avuga ku katurebe gatoya yarekuye ikiganiro avuga ngo Sabe ngo ku by'umwana ngo Sabe bamushinja ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kwanza wowe inkuru ya Sabe wowe wayakiriye gute? Inkuru ya Sabe uko nayakiriye? Yego. Nayakiriye nabi. Umuntu nyine w'umugabo. Yego. Nayakiriye nabi. Wayakiriye nabi nk'umuntu w'umugabo? Yego. Ku buryo hari uvuga kuyakira nabi mu buryo butandukanye. Hari ukuvuga tuwenda mu kuyakira nabonye umuntu w'umugabo agenda asimbagurika numva ni ibintu bigayitse. Hano ushobora kuvuga ati rero nabonye umuntu w'umukobwa uza kinjira mu muryango w'abantu numva nabyo ni ibintu bigayitse. Wayakiriye nabi mu buhe buryo wowe? Nayakiriye nabi. Mbyibazaho cyane ariko ikintu cya mbere cyatumye nyakiraho nabi nuko yafashwe n'undi mugabo. Nuko afashwe n'undi mugabo? Yego. Uriya mugabo yaragamije kubaka nde? Yaragamije kubaka ingo z'abanyarwanda ngo ntabwo yaragamije gusenya. Yego. Urumva rero ntabwo avuga ngo yakiriye nabi kandi wumva ko uriya mugabo mu magambo ye yivugiye ko ari umudivorce. Yego.
mu magambo ye yivugiye ko ari iki, ari umudivorce. none yaraje kubaka igihugu, yaraje kubaka urugo bitewe n'uko ngo nawe hari icyo byamwibutsaga kuri story z'ubuzima bwe. Yego. None se yatekerezaga ko ari we imfura kandi ari we muhererezi kuba mbabwire papa wanjye ushatse guhorera ibyakubayeho byose watwika isi. Cyakora birabaye yarabikoze kubera ko ari umudivorce, yaba ari yayobye. Yego. Bimwe mu bintu Sabazira abantu benshi baza kumuvugaho bavuga bati Sabe yakoze ikiganiro cy'ubuvugizi ku mukobwa wari watewe inda na Ndimbati, ariko Ndimbati irangira abaye umwere, ariko kugeza n'iki gihe ntabwo arasiba icyo kiganiro. Ntabwo arasiba icyo kiganiro mu gihe Ndimbati yabaye umwere, kandi Sabe akaba yakoze icyo kiganiro cy'ubuvugizi. None se Sabe yari yakoze ikiganiro kigaragaza iki? Kigaragaza ko uwo mwana avuga ko Ndimbati yamuhohoteye. Yego. Kiriho na titre ikomeye ivuga ko ngo yamufashe ku ngufu, ngo yamunywesheje inzoga, ibintu nk'ibyo. Icyo ni ikiganiro cyakozwe mu gihe bari bagamije ubuvugizi, biza kurangira bigaragaye ko Ndimbati yarenganaga, ariko icyo kiganiro aka kanya n'uwo bita Yagwara bivuze ejo bundi mu kiganiro cyavuga ati kuki atasibye kiriya kiganiro kandi Ndimbati yarabaye umwere. Erega reka nkubwire wa mugabo we, ubundi si ikirego cyari ikihe? Ikirego cyari cyo kuryamana n'umwana utuje imyaka, cyuko Ndimbati yaryamanye n'umukobwa utujuje imyaka. Yego. Reka ako kantu ko kutuzuza imyaka tube tukaretse. Uriya mukobwa yabyaranye na Ndimbati abana babiri b'impanga. Yego. Mu magambo make Ndimbati n'uriya mukobwa cyangwa n'uriya mugore bararyamanye. Yego. Sibyo? Yego. Bagize bate? Bararyamanye. Icyabuze gusa kugira ngo Ndimbati afungwe ni ibimenyetso by'ukuri yarakira umwana cyangwa atarakira umwana. Yego. Sibyo gusa. Ibyo bimenyetso ntabwo byabonetse, Ndimbati agirwa iki? Agirwa umwere. Ariko barabyaranye n'uriya mukobwa. Sabe rero ibintu yari yakoze 50% byari biri mu ukuri. Yego. Kubera ko hari abana babiri Ndimbati yabyaranye n'uriya muntu. Icyabuze gusa ni igishinja Ndimbati kandi kikanamuhamya ko babyaranye cyangwa se baryamanye atujuje imyaka. Yego. Ariko Sabe kuba yari yatangaje ko Ndimbati yaryamanye n'umuntu byo si ikibazo, kuko n'abana babyaranye barahari. Yego. Ahubwo kuba Ndimbati byenda yaraburanye neza cyangwa se akaba yarabaye singiye kumwita umwere mu rukiko, cyangwa se akaba yarigobotoye icyo kirego, nabyo ni byiza kuba Ndimbati adafunzwe. Ariko Sabe yari yakoze akazi. Nicyo nakubwira hariya. Hano hari video nyinshi zitandukanye mfite, imwe ndabona nafite hafi. Hari video ya mbere Sabe ari gusimbuka amaje kugwa hasi. Yego. Ntabwo yari ari gusimbuka, yari ari hasi. Ari hasi. Yego. Ari hasi. Ku buryo kuri iriya video yonyine nta nubwo ushobora kwemera ko Sabe yasimbutse. Aka kanya ubwo urabyemera se? Ubu nabyemera. Ubyemezwa n'iki? Nuko hari amafoto nabonye noneho ari imbere muri cya gipangu. Ariko ntago wabonye video ari gusimbuka. Niyo mpamvu nkubwira ngo burya iriya video ya mbere yonyine nta muntu n'umwe uzi ubwenge ureba akitegereza. Abonye video yaguye. Nta muntu n'umwe ari guhamya ko yasimbutse urupangu. Yego. None ndagira ngo mu nyurabwenge zawe use nk'utubwira kuri kano ka video ukarebe. Kano ka video ukarebe ukurikije inyurabwenge zawe. Abantu benshi bavugaho ibintu bitandukanye. Bati Sabe urabona uri kubona ko ari gusohoka mu nzu. Yego. Akaza ngo nk'umuntu udafite ikibazo. Araza agakomeza akarinda anasimbuka. Mu nyurabwenge zawe ubonye Sabe ari gusohoka muri kiriya gipangu, urabona yarahonze iki? Yarakurikiwe. Yagendaga yitonze, ntabwo yarakurikiwe. Nakubwiye ngo yarabonye umwanzi. Umuntu ubonye umwanzi agenda atya. Umva nkubwire wowe. Yego. Aho ni mu gikari, ni ku irembo. Ahangaha ni yasohotse mu nzu yari arimo. Arazenguruka. Ukurikije uko habona. Genda nahazi. Ukurikije uko habona. Ni mu gikari, ni ku irembo. Reka nkubwire ukuntu hameze yari ahantu. Ari nacyo kibazo ngiye kwibaza. Urabona ko hano turi hano kuri Grit. Yego. Dore inzu imeze gutya. Kuno ubona zino nzu ubona gutya. Niko hameze. Hariya hari inzira yo gusohokeramo y'igipangu. Hano akaba hari ikindi gipangu. Na hano hakaba hadakorotiriye. Hari ahantu naho yasimbuka. Ariko twibaza impamvu yagiye kuzenguruka inzu akajya gusimbuka mu gihe inzu ifite ibipangu bibiri bitandukanye, ndetse na hano hakaba hadakorotiriye. Nk'umuntu uhazi umbwiye ko uhazi. Hariya yasohokeye ni ku irembo, ni mu gikari. Ni mu gikari. None se umuntu w'umugabo nka Sabe. Umuntu w'umugabo nka Sabe. Nawe shyira mu nyurabwenge yawe. Yego.
urabona yaribwirije guca mu gikari nta kimwirukansa nta kimukurikiye nta cyahunga akajya guca muri utu tuyira tudasobanutse utamenya niyo tujya. Yahungaga banza wemere ko Sabe hari cyamwirukansaga niho uraba uri mukuri. Umuntu wirukanga se agenda kuri ahubwo reba aho yacaga. None se urambwira ko Sabe ajya kwinjira mwa ruriya rugo ari hariya yaciye? hari n'abavuga ngo yakubiswe ingumi. Hari n'abavuga ngo yakubiswe ingumi niyo yahungaga. Ingumi yihorere. Ingumi yihorere koko habayeho gukubitwa sikura yasohoka. Sibyo? Sikura yasohoka. Yego. Ahubwo se reka nkwereke ikindi kintu. Ntabwo ubona ko Sabe yari yategewe imbere n'inyuma. Ibyo byo ntabwo nabitekereza. Kuva mu gikarere hasanze abakamera. Yego. Nabo bihishe. Yego. Kandi aje aturuka mu nzu imbere. Kandi adaciye no kwiremba aho yaciye yinjira. Yego. Urabona kwiremba atarateze? Ahubwo se urabona mu gikari ho atarateze ko yahise agwa muri kamera? Nshuti yanjye urashaka gusesengura kuri iki kintu? Nta kibazo. Yasohotse mu nzu hari icyahunga. Ageze hanze aracyasanga naho. Yego. Bivuze ngo aho yaraturutse yarahabonye ikibi. Yego. Naho yageze yaracyasanze. Urabyumva ute wowe? Si ugusesengura se icyo mbwiye? Gusesengura iyi video si yumaye? Yego. Njyewe ntabwo umpaye ya video ari hasi. Nta kibazo iyo ngiyo. Umpaye video Sabe ari gusohoka he? Ari gusohoka. Ariko ari kugenda ameze nk'uri guhunga ikintu cyangwa abantu. Yego. Aragenda aranarenga. Ndetse kugira ngo wemere ko nkubwire ngo yaranakurikiwe. Hari umuntu wambaye igishati cy'ubururu wamukurikiye. Bivuga ngo ibyabaye kuri Sabe byose. Yego. Hari ikintu yahungaga. Kandi icyo kintu yahungaga njye ku giti cyanjye. Yego. Nemera ko ari nacyo cyatumye amera kuriye. Icyo kintu yahungaga. Yego. Nicyo cyatumye iriya foto yaguye igaragara, ni nacyo cyateye kuvunika kwa Sabe. Bivuze ngo Sabe afite umuntu cyangwa se hari ikintu cyamuburije umutekano hariya yarari. Yego. Niko nge nakwanariza iyi video. Okay, reka nkwibariza ikibazo. Yego. Wowe ugiye mu gipangu cy'ahantu, dukurikiza ukuntu story yavuzwe. Yego. Ugiye mu gipangu cy'ahantu, ugiye kureba umukobwa usanzwe afite umugabo, nyine ugiye gukora icyo bita guca inyuma nk'uko babivugaga. Abantu barakuvumbuye. Baravuze ati hari ahantu Sabe arahari. Akaba yatereka dufata ama video. Wowe mu gutsoka kwa wasohoka uhunga, waguma muri iyo nzu. Nyine ngiye ndashaka aho hantu kandi ikibazo ibyo byiswe ama video. Byiswe ama video. Byahita bigaragara ko ikibazo yagisanze hanze. Yego. Kandi nabwo atabizi. Sibyo yahungaga rero ibyo mbwiye. Yego. Ubwo urumva rero ikigaragara cyo Sabe we yasohotse ku zindi mpamvu ze bwite. Muri make fata ko Sabe kugira ngo asohoke aho yari yicaye cyangwa aho yari ari. Yego. Hari ikintu cyaturutse ku irembo cyangwa se hari abantu baturutse ku irembo. Yego. Cyangwa se hari abamuteye imbere mu nzu aho ngaho yari ari. Yego. Bituma agerageza kugira gute kwirwanaho no kuva aho hantu. Ariko mubanze mumenye ko hari icyateye Sabe kuva aho yari ari. Kandi ndagira nkubwire ikintu gikomeye. Yego. Amashusho yafashwe Sabe yamaze gusohoka muri iriya nzu. Yego. Uranyumva neza? Yego. Amashusho yafashwe Sabe amaze gusohoka he? Muri iriya nzu. Ndagira nkubwire ko umuntu watumye ari amashusho afatwa. Yego. So wayafashe. Ninde watumye ari amashusho afatwa? Umuntu watumye ari amashusho afatwa byari byateguwe. Kubera ko abatumye Sabe asohoka bamutereye hirya. Asohokera hakuno hari uri gufotora. Yego. Nuko ubundi byagenze. Icyatumye Sabe asohoka mu nzu cyaturutse hirya inyuma. Yego. Sabe we agikwepera mu gikari. Ari naho yasanze umuntu uri gufata amafoto. Icyo kintu ni igiki rero? Ni umwanzi wa Sabe. Umwanzi wa Sabe. Yego. Niwe wa wundi ni umuntu utifuriza Sabe icyiza. Yego. Ni umuntu washakaga amakuru kuri Sabe. Ni umuntu washakaga ifoto ya Sabe. Ikindi hari umugabo uba mwari ya rupangu. Yego. Wanivugiye ko ari we wafashe ayo mashusho. Bamwita John. Yansize mu rujijo rukomeye. Gute? Mu magambo ye. Mu magambo ye. Yego. Anavuga ko ngo Sabe. Yego.
ruriya rugo atararuzi. Urabyumva? Yego ndabyumva. Kubera iki ariko avuga nuko avuga ko Sabe yabanje kuyoba. Yego. Ari naho yaje kumubonera agarutse akabona ko ashobora kuba ari we. Ahararemwe amanyanga. Uri kubyumva? Sabe yabanje kuyoba. Yabanje kuyoba. Ntiyamenye umuryango yinjiramo. Yego. Urabyumva? Ntago ndi kubyumva neza. Sabe yinjira mu ruriya rupango. Yabanje kuyoba, arabanza ajya mu muryango wa mbere. Yayobeye mu muryango utari uwaho yaragiye. Mu nkuru bakumvikanisha bati Sabe yari asanzwe ahazi. Noneho mu nkuru bakakubwira bati Sabe yari asanzwe ahazi. Yego. Icya kabiri. Hariya si kwa Sabe. Sino kwa Ngwino Ndebe. Yego. Ni mu rugo rw'umuvandimwe wande wa Ngwino Ndebe. Wa Ngwino Ndebe. Mu magambo y'uriya mugabo nanone. Yego. Agaruka avuga ko ngo yakundaga kubona Ngwino Ndebe kenshi n'abagabo mwa ruriya rugo. Yego. Ikibazo cy'amatsiko. Ese Ngwino Ndebe Yego. wa mukuru we yari yarahagize mu rusambaniro. Icyo ni kimwe. Reka noneho nanemere ko Ngwino Ndebe yajyaga ajyana abagabo mwa ruriya rugo. Yego. Byarebaga hiki uriya mugabo si John. Ahubwo icyo nicyo kibazo. Byamurebaga hiki ngo we ngo byaramubabazaga cyane. Ngo noneho ngo agiye kubona ngo abona ngo umuntu arahaje ngo n'ingofero n'ibiki ngo ariko ngo simuzi. Muri cya kiganiro hari naho agera akivugira ngo ndi mu bajyanye Sabe kwa muganga. Yego. Hari naho nanone agira akavuga ngo Sabe kwa muganga byaje kurangira ari nge na Sabe dusigaranye kwa muganga gusa mu cyumba arwariyemo. Atari ko nkimara kubona ari nge na Sabe gusa dusigaye mu cyumba kwa muganga, nahise ko ntekereza guhamagara umugore wa Sabe ngo ariko ngo nimero y'umugore wa Sabe yo ngo yo ndayigira. Ntuzi Sabe ariko utunze nimero y'umugore wa Sabe. Ngo ariko ngo nanone muri ako kanya ngo nari ngiye guhamagara umugore wa Sabe. Yego. Ngo ako kanya ngo Ngwino Ndebe yahise yinjira. Ngo mbona n'ubundi ngo ngiye kuhatwika ngo ndabyihorera. Yego. Ngo ndisohokera ngo nibyo mperuka. Oya papa. Si John. Hari ibibazo utabasha gusubiza. Nimero y'umugore wa Sabe yikuye he? Hari ibibazo atabasha gusubiza. Yabivuze nyine nk'umuntu uri kubivuga nk'umuntu wari uhari. Nibyo pe. Sinanakanye ko wari uhari. Ese koko nimero y'umugore wa Sabe ushize mu nyurabwenge yawe wumva koko yaba yifite? Wowe Sabe ntumuzi. Ariko ngo nimero y'umugore wa Sabe yo ndayitunze. Washatse gutanga ikiganiro kwa Sabe se ubura nimero ye ubona iyo umugore we? Nimero za Sabe se niziba ziri pinned ku biganiro. Nimero za Sabe ahubwo ngo barimo imbere, igihe barimo imbere bamwandikiye message bashatse ku Isimbi TV bakuraho nimero bamwandikira bakurikije nimero bakuye ku Isimbi TV. Ahubwo nibaza ko hari umuntu ngo yahamagaye. Nimero za Sabe ntabwo arasangwa zifite azibonye ako kanya. Ngo ntiyaranamuzi. Ariko ngo nk'umuntu ukurikira social media ngo yabonye ifoto nyine nkabona niwe. Hanyuma biriya akaba yabivuze agamije iki cyangwa yaba yarabivuze agamije iki? Cyagamije. Yego. Reka tubanze tugaruke ku kibazo kiri hagati ya Sabe na Yago. Yego. Nitumara kugaruka ku kibazo kiri hagati ya Sabe na Yago. Yego. Twibaze impamvu uriya mugabo si John. Ikiganiro cya mbere. Twibaze impamvu yagitanze kuri televiziyo ya Yago TV show. Yego. Twongere tunibaze uburyo yageze kuri Yago kandi Yago ntari mu Rwanda. Yatubwiye ko yahungiye i Bugande. Ariko naho ntitubizi nimba ari wari. Wasanga ari nahandi. Yego. Ni gute ari we wa mbere bakoranye kiriya kiganiro bikemera bikanamuhenda akamusanga hanze y'igihugu? Yego. Ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ni kuki ayo mavideo wafashe uwo wayahaye ari Clara? Yego. Kandi bisanzwe bizwi ko umuntu wa mbere wari ufitanye ikibazo na Sabe ni Clara. Ariko uyu mugabo agaruka avuga ngo hari umugabo mugenzi we ngo wamweretse amashusho ngo y'ikiganiro cya Sabe na Clara ngo bari ngo yarebye uburyo ngo bakinnye kadanse ngo umugabo wa Clara n'ibiki. Wabonaga umugabo wa Clara atari guseka? Yari guseka. Bari bamushyize wabagizeho nari shumi bamushyizemo. Hari umugozi wari umurimo ari gutanga cya kiganiro. Wapi. Ibyo byose rero muvuga hari ibyo muhisha inyuma. None kuvuga ko yari afite nimero z'umugore wa Sabe byo bigamije iki? Yivuyemo. Ubwo no kumvikanisha ko umugore wa Sabe yari amutumye se?
nabanza tubwire uko yazibonye. Njyewe ukuntu harangiye nabyumvishe. Njyewe icyo nkubwira numvamo hariya. Kuva atarazi Sabe. Namenye n'umugore we. Nta nubwo azi umugore we. Byoroshye rega. Kuva atarazi Sabe. Yego. Kuva utarazi Sabe ni umuntu kuva Sabe abasha kukwiberaho muri private life kuriya. Ubwo n'umugore afite indi private life nawe abamo. Si John ntabwo yarazi umugore wa Sabe. Yego. Abaye yari afite nimero z'umugore wa Sabe. Agomba gusobanura uburyo aziranyemo n'umugore wa Sabe. Byabiteye ubwoba. Kuko yaba hari ahantu hahurira nande n'umugore wa Sabe, cyangwa se hari ubutumwa bw'umugore wa Sabe si John yaba yarakiriye. Biturutse ku kuba umugore wa Sabe byenda yaba hari amakuru yamenye ko Sabe yaba ajya muri urwo rugo. Yego. Ahubwo byenda Sabe mu busesenguzi bwanjye akaba ari ubwa mbere yaraciye mu gikari byatumye ayoba. Izindi nshuro akaba yaracaga ku irembo. Kuko nimba yarayobye yaciye mu gikari, nimba yarayobye byonyine biranyemeza ko abantu ashobora kuba atarahazi. Reka nkubwire njyewe ukuntu byumva ku giti cyanjye. Urumva iyo wumvishe nkuriye iyo umuntu avuze ngo mfite nimero z'umugore wa Sabe akaba ari umuntu waje gukora ikiganiro navuga kirimo amanyanga menshi utavamo, ndiye numvishe ko yabivuze kugira ngo ase nk'utuyobya twumvika nyine nk'ushaka gushyira agatego, ari gushaka kutwangisha Sabe ariko agashaka kutwangisha n'umugore wa Sabe, avuga ngo nawe mfite nimero z'umugore wa Sabe kugira ngo ahereze abantu batekereze ko ashobora kuba ari we wamutumye. Dore ka kantu babeshya yagiye abeshya ngo arashaka kubaka. Sibyo? Siho nahereye. Uzi yaba ashaka kubaka. Yaba ashaka kubaka koko pe ashaka kubaka. Nkuko yabyivugiye ko yari afite nimero z'umugore wa Sabe. Ari ya mavideo. Yaza kuba ashaka kubaka. Yari kuyahereza nde? Umugore wa Sabe. Ikindi kandi yagiye avuga ko yihanangirije cyangwa se yagira inama kenshi ngwino ndebe kuko ari Sabe yashyize hanze. Yego. Ni ikibazo cyane. Wenda gira ngo tujyane neza. Turi kumwe cyane. Tujyane neza. Yagiriye ngwino ndebe inama kenshi arayanga. Nyabyumva. Sibyo? Yongeyemo kandi kantu gakomeye. Ngo ziriya video yazibitse nk'icyumweru cyose. Yego. Ngo ategereje ko bamwegera. Mu bagombaga kumwegera harimo umukuru wa ngwino ndebe. Yego. Wari usanzwe aba muri urwo rupangu. Aho ngaho ngwino ndebe ajya ajyana abagabo. Yego. Ese ngwino ndebe burya mukuru we yafashe urugo rwe arugira urusambaniro rwa ngwino ndebe. Ngwino ndebe urugo rwa mukuru we. Yego. Nirwo ahora ajyanamo abagabo gusambana, ese urwo rugo nta mugabo rugira. Si John wavuze ko ahora azana abagabo k'iyo mico mibi. Yego. Kandi aho ngaho kwa mukuru we bivuze ngo mukuru we yamwemereye lodge. Yego. Mu rugo rwe. Sicyo bivuze ubwo? Urumva ko na mukuru we yababikora. Bivuze ngo na mukuru we kabari yababikora, ubwo urumva nago ibyo bintu urimo kubyumva. Noneho ng'icyumweru cyose cyarinze kirangira. Mukuru wa ngwino ndebe ntacyambwiye ntacyamvugishije. Yego. Byamurebaga wikiza. Cyangwa niwe bateretanaga. Hari ifoto hari video za mukuru wa ngwino ndebe wafashe. Cyangwa niwe bateretanaga baga muri cyo gifa. Hari video se basiza ngwino ndebe wafashe ngo mukuru waragira impuhwe za murumuna we. Clara yavuze ko video zihari. Clara yavuze ngo hari video zihari zisa nka za zindi za jihad. Clara yabivuze. Zimeze nka indi ya jihad. Zafashwe nande? Ngo bagiye kwinjira kamera zirimo nk'imbere. Ibyo byo ngo nago bazi uburyo byagenzemo ngo ariko iranzu ngo harimo kamera ngo hari video. Sabe yinjira mu nzu na ngwino ndebe yinjira, ndetse kandi ngo hakari na video imeze nka indi ya jihad bizagorana kwisohoka uretse kuzabona abantu bayihererekanyije. Iriya video uzayishyira hanze nibi na hari simbizi azabakoze icyaha. Hari video igitsina kiri mu kintu. Buretse gato nkubwire. Iriya video uzayishyira hanze azabakoze icyaha gihanirwa n'amategeko y'u Rwanda, nabikorera ku butaka bw'u Rwanda bazamufata. Turi kumwe cyane. Turi kumwe rwose. Kandi ikindi ndahamya ko na Yago nta mwanya gifite wo gukomeza kwicomeka abantu. Nawe ntayazashyira hanze. Nimba ari gusaba imbabazi ku bya jihad no ku bindi yakoze. Arakomeza ashyira video z'ubwambure bw'abandi hanze. Nyamara mujye mwitonda. Umva nkubwire wowe. Yego. Izo video ubwo zashyizwe muri iyo nzu na mukuru
wangwino ndebe zafashwe oya nimba kamera zari zestaye mu nzu turi kumwe yego kandi inzu ni ya mukuru wande aho ngwino ndebe izo kamera zashyizwemo na mukuru wa ngwino ndebe cyangwa se na ngwino ndebe uri kunyumva neza zibaye zari zihari ubwo zirahita zishyira ngwino ndebe nawe mu kibazo cyangwa se mukuru wa ngwino ndebe mu kibazo ariko ndagira ngo ubwire ko nta video nimwe yo mu nzira ajya hanze bro ibyo ni ibyikango bidukanga nta video nimwe yo mu nzira ajya hanze video ziri hanze nizo hanze yego urabyumva neza Clara se kubivuga gutyo yabagamije iki Clara se niki kizavuga kuri Sabe kandi na nyuma y'ama video yarafitanye ikibazo na Sabe kandi icyo kibazo afitanye na Sabe kikaba gifiteho gihurira na ngwino ndebe yego ko baryanya abagabo none se niki kiza Clara yavuga kuri Sabe yego niki kiza CK yego yavuga neza kuri Sabe umuntu utazi wamwandarika kuri ari umugabo mugenzi wawe wowe nakubwiye ngo yaba bashaka kubaka ama video yari kuyaha umugore wa Sabe yivugiye ko yarafite nimero ze yego ubundi niho yari kubanza hari ibintu bivugishijwe ngo byanditse muri Bibiliya ngo nuhana mugenzi wawe oya mugenzi wawe ngo nagusaba gatanya oya ngo mugenzi wawe numubona ikintu uzamwegere umugira inama ariko nubikora kabiri gatatu kanubona nta gihinduka uzamuteza abantu nubona mugenzi wawe hari ibyo ari gukora bitari byiza yego rwose uzamufate umugira inama yego nubikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu ubona nta gihinduka uzabone kumuteza abantu noneho CK wabonye Sabe tuve kuri ngwino ndebe kuko siwe washyize hanze yego nta n'amashusho ya ngwino ndebe watanze ndagira ngo tugaruke ku kuri kw'ibi bintu washyize hanze amashusho yande ya Sabe yego kandi kugeza uyu munota uri mu kibazo ni Sabe yego ntabwo ari ngwino ndebe yego noneho tukira aho ngaho ndagereka nkavuge none wagiriye inama Sabe kangahe mbere yo kumushyira hanze wamugiriye inama kangahe habe na rimwe wamubonye kangahe ntiwari unamuzi yego none se ubwo mu by'ukuri ko atari ngwino ndebe washyize hanze ugashyira hanze Sabe nta nama wamugiriye burya ntiwubakaga yego icyari kunyemeza ko uri kubaka nuko wari kuba warabonye Sabe rimwe nawe ukamubona kabiri ukamubona gatatu ari kumwe na ngwino ndebe yego ukabagira inama bikanga yego ariko Sabe bwari ubwa mbere ntiwari unamuzi nta n'inama wamugiriye yego none niwe washyize hanze ibyo urimo rero si byo warakoreshejwe kandi namaze kumenya amakuru yayo makuru ko washatse gutereta ngwino ndebe inde si John oya yashatse gutereta ngwino ndebe oya ntago byabaye umva nkubwire wowe hari ikiganiro cyatambutse kuri televiziyo imwe yego nushaka nivugize izina cyangwa nyihorere yivuge nta kibazo Gasaro TV sinyivuze yego hariho umuntu wakozeho ikiganiro mugende mu kirere yego mu bintu yavuze yego kuri si John yego yavuze ko ngo mu makuru afite yego afite amakuru ko si John yashatse gutereta ngwino ndebe ngwino ndebe aramwanga yageze naho avuga icyo ngwino ndebe yamwangiye ngo ntiyamwangiye ko ari mubi ntiyamwangiye ikindi kintu cyera kirabura yego yamwangiye ko ari umukene oya si John ngwino ndebe ngo yakwangiye ko uri umukene none si John akaba ari kumuziza iki rero aziza nde ari kuziki revenge kuko bamwanze arimo kwihimura nuko ngo yagerageje kumutereta biranga aravuga ati nanjye ngomba gukora ibishoboka byose nkamuteza abantu erega we banza wumve si John yego ufate procedure ibintu byose byaciyemo yego urebe n'abantu yakominikanye nabo yego ni abantu bose baziranye na Sabe kandi bya hafi ariko ngo we ngo ntiyari anazi Sabe keretse niba bari kukuyoboza remote keretse niba ari remote yari kukuyobora bari kugukoresha kora ikivugisha uvugisha keretse bibaye ari ibyo naho bibaye atari remote nawe wari ufite ubwenge buzima uri full control yego mabarira da hari amakuru utatubwiye yego rwose hari ibyo utatubwiye hari n'ibyo uri guhisha yego yego hano hari video abantu bayivuga mu buryo butandukanye irebe nawe umbwire ibyayo ni video uwo mukobwa arimo aracata ari kwandika message abantu bakibaza batese ni gute yagiye kwandika akajya kubyerekana kuri kamera
amagambo ari kwandika akagaragara. Ibi si bigaragaza ko nawe ngo yaba ari mu kagambane bavuga ngwino ndebe se. Iyi video si John afite uko yisobanura ngo uyu muntu uri kumwe na ngwino ndebe hano ngo niwe wari uri kumwe na si John. Ariko ngo uyu nguyu akaba yarameze ngo nk'ugiye kuburira ngwino ndebe agira ngo amugane. Ariko ninde wahaye umugabo akakazi? Uwo mugabo reka tumwibazeho. Uwo mugabo reka tumwibazeho. Ninde wamuhaye akakazi? Hari umuntu twakoranye ikiganiro unavuga ngo noneho aho bari kuganira si mu gikari. We wite neza ku bintu byose nagiye nkubwira. Aho bari kuganirira si mu gikari. Si mu gikari aho ngaho. Noneho uwo mugabo arasobanura ngo izo chat ngwino ndebe yarari kwandika ngo yarari kwandikirana na Sabe. Uri kubyumva? Ngo yarari kwandikirana na Sabe. Ngo kandi ngo uyu nguyu na ngwino ndebe ngo baje kugenda ngo bajya guca ku irembo. Ngo nibwo Sabe yahise kagira ate ngo asohokera mu gikari. Icyo nishatse kukubwira nuko hano bari bahagaze ari mu gikari. Ni naho Sabe yagize ate yasohokeye. None se ko ngwino ndebe na Sabe nimba ari bo koko bari kwandikirana. Mbisubiremo. Nimba ari bo koko bari kwandikirana. Kuki ngwino ndebe atabwiye Sabe ngo twebwe turi hano mu gikari ca ku irembo soke wigendere? None uzi ikintu bahita batwicisha aho ngaho bavuga ngo ku irembo ngo hari inzu y'ubuyobozi iri hafi aho ngaho ngo hari hicaye abantu. Muri abo bantu se bari bahari n'indi uzi Sabe? Iyo nzu y'ubuyobozi niho yasimbukiye. Hoya ntabwo ari we yasimbukiye. Ntabwo ari we yasimbukiye. Aho yasimbukiye inzu y'ubuyobozi iri hirya gato. Ntabwo ahubwo we ngo yaca ku irembo yari guhita agera kuri ba bantu. Yaca ku irembo yari guhita agera kuri ba bandi bari mu kanama ku nzu y'ubuyobozi. Uri kubyumva? None ngo Sabe we ngo yanze guca ahandi ngo babandi batamubona. Ni bangahe se bari barimo bamuzi? Ni bake cyane. Ntabwo Sabe ari injiji yo kuranirwa guca ku irembo. Uri kunyumva neza? Si injiji yo kuranirwa guca ku irembo. Ngo ni abantu 2 3 4 nabo b'abadamu bibereye mu byabo bari gutekera sinzi ari bande. Ni nabo baje kumutabara. Uri kubyumva ari nabo bamutabaye ngo arangize ajye guca hariya. Hari cyatumye adaca hehe ku irembo. Ni nabyo nahere nkubwira ngo hari icyo yabonye ku irembo kibi cyaje kimuhiga ari nacyo cyatumye aca mu gikari. Ese wabonaga n'ukuntu ari kwiruka atema ibiti n'amabuye? Narabibonye. None se ni gute sumbwira ngo ntacyo yahungaga giturutse inyuma? Cyari gihari. None reka nibaze muri kano kanya urabona ko hasohotse inkuru nyinshi zitandukanye, inkuru zibabaje bijyanye na Sabe. Aka kanya ari nkawe wenda tuvuge ni wowe wari wambaye kara gapfukamunwa ariko ukabona abantu bakuza bavuga ibintu bitandukanye, ukabona ko benshi barimo baragerageza kugaragaza ko ari we mubi bitewe no kwambara agapfukamunwa. Uretse akaza akavuga uriya wagapfukamunwa byagenze gutya, kandi urumva koko kwambara agapfukamunwa n'abavuga ngo wambaye agapfukamunwa we yaragamije ubanza yari no kumuhitana. Aka kanya ni nk'ikihe kintu wakora kugira ngo byibuza wikureho icyasha ureke kumva ibyo ba si John bavuga? Mbaye nde uwo ngo wari wambaye agapfukamunwa? Ntacyo navuga kuko nawe yari ari mu mugambi. Na si John ari mu mugambi. We ni si John se wambaye agapfukamunwa? Oya, uwo mugabo yari ari kumwe na si John. Yego. Kandi si John none asimushira make. Si John aka kanya sura yarayigaragaje, yaraje anabivuga, ariko uwo nguwo ari wo navugaga wari wambaye agapfukamunwa we ntago arigaragaza, nta nubwo ba si John bajya batinya kumuvuga. Ntabwo uriya muntu ari na ngombwa ngo yigaragaze. Si John yari akwiye kuvuga ngo nari kumwe na runaka. Uranyumva? Ariko wowe reka si John hari amakuru yagombaga gutanga yuzuye, akavuga ati njyewe na runaka. Yego. Ubwo twari hano ahantu byagenze gutya na gutya. Naho ibyo byo kumbwira ngo njyewe ngo nabonye umuntu yinjira ngo hari umuntu wari wambwiye ngo aza ndebe ngo yaguze ikibanza hafi yaho nakiguze agiye kucyubaka, arangije araza ngo mubwira ngo story ngo z'umuntu winjiye aha ngo zibibera. We watanze story zibibera mu rugo rw'abandi kandi amakuru watanze ataranaye umuntu wo muri urwo rugo. None kwera iki ni ikihe kintu baba baratinye uwo muntu ninde ku buryo bamutinya ntibamuvuge? Bande batinya navuga ngo uyu muntu aramba agapfukamunwa ni runaka, mu gihe abandi bose bavuzwe bose bari kubakira ku kinyoma. Erega bafite ikinyoma mu byo bari gukora, hari ibibi, hari ibitari byo badashaka ko bigaragara. Yego. Biriya si John avuga bari bazi ko namara donc
ubundi si John yaraje aje gushimangira mu by'ukuri ibibi bya Sabe. Donc yari umuntu uje wanyuma ariko wanyuma noneho uje kurangiza Sabe, uje no kubyemeza pe, uje kubirangiza no kubyemeza. Ariko si John uri umugabo uri umuntu mukuru mu magambo akoresheje winyuzemo. Ikindi kandi nawe uri kuri iyi mihanda reka mbivuge, nubwo wagiye wihomera wiyoberanya hari utwari turi kugucika. Nawe uri kuri iyi mihanda papa ntabwo wambeshye. uriya muntu w'agapfukamunwa ngo afite YouTube channel, hari utwari turi kumucika afite ngo afite channel. Mumbabarire uriya ni umuteguro ndetse uteye ubwoba. Mwebwe ibi mwakoze kuri Sabe, yaba yaragaragaye mu mafuti yaba ataragaragaye mu mafuti, yaba ari umunyabyaha yaba atari umunyabyaha, mwamukiniye agakina. Ahubwo Sabe ndagushimira kuko uko kuvunika wavunitse byakubereye igitambo. Iyo utavunika wari kwibagirana. Kuvunika kwawe ni igitambo. Uramushimira ko yavunitse papa. Kuvunika kwavuye mu gikorwa yakoze, ari nako gukira kwe. Uri uwo mugabo muri kano kanya se nagwaza kuri media ukavuga uti basi mumbabarire ninjye wafashe Sabe, ninjye wamurwanyije mu gihe abandi hano hanze bari kuvuga ibintu bitandukanye, ariko nawe urumva si John we yaraje avuga ati ngene uwe mugabo wo ngo wambaye agapfukamunwa, uwo wagapfukamunwa mwihorere kuko we ntashobora no gutinyuka. Kuko icyo nakubwira cyo nuko uwo mugabo wagapfukamunwa waranazwe, arazwi, yiyeretse abantu bahita bamumenya. N'igituma si John ari we waje, nuko azwi n'abati ariko nawe arazwi. Yego uwo mugabo arazwi, ariko uriya wagapfukamunwa erega tinya umuntu wambaye agapfukamunwa akongeraho n'ikigofero muri iriya quartier hariya arahazwi. Rero kari umuntu twakoranye ikiganiro John akavuga ngo ni mukuru wa si John, ni mukuru wa si John. Ibyo ntubimbaza. Ubwo urumva wowe ku giti cyawe ari nkawe wari wambaye agapfukamunwa muri kariya kanya, ikintu wakora ntabwo ushobora kuza imihanda, ni ukugumya ukihisha. Naceceka kugira ngo nkomeze nshimangira ibyo si John yavuze. Ahubwo ntekereza ko waza imihanda. Ndamutse nje imihanda nabanje kunyomoza aho twari kumwe ari we si John. Ariko nibyo byiza bikaguha amahoro. Ubwo se yari afite uwe mutima? Ubwo mutima nagwo waba uri kukurya akakanya. Uwo muntu yari afite uwe mutima wo kugirira nabi Sabe, keretse none hakozwemo na Mwuka Wera akavuga ngo reka mbishyire hanze. Burya ibyabaye si biri, ibyabaye nibi. Nicyo yabaje gukora, ariko none nawe icyo yaza kuvuga nk'ibyo si John yavuze. Yego ntacyo yarenza yazaje kubishimangira. Ariko bira si John yavuze kubera uburyo si John yinyuzemo, nta wundi muntu wazaje kubishyigikira, nta n'umwe. Muri video nabonye, sinzi niba nawe warayibonye, wabonaga uwo bita uriya mutipe w'agapfukamunwa. Urumva bivugwa ko ngo yamuhamagaye, yarahamagawe we ntabwo yarasanzwe atuye hariya, sibyo? Ariko agapfukamunwa wabonaga ko uwo bita Ngwino ari wari kwinginga. Uwo agapfukamunwa yagize ati, wari wambaye agapfukamunwa yagize ati, ukabona Ngwino ari kumwinginga, ahagiye amukurikira. Urumva bigaragara ko atari umuntu mushyashya muri icyo gipangu. Sinzi nimba warabibonye. Reka nkubwire, nta muvantara n'umwe uri muri biriya bintu. Abakoze biriya bintu ni abantu bateguwe kandi babikora neza. Bakaba bari basanzwe baziranye na Ngwino, bari basanzwe bazi uriya mugambi. Ntumbwire ngo bari basanzwe baziranye na Ngwino, ntumbwire ngo bari basanzwe bagira gute, ariko bari bazi uriya mugambi. Ngwino muri uriya mugambi yari awurimo 20% yabafiteho amakuru. Yego, yabafiteho amakuru kuko we ruriya rugo si ubwa mbere rugiyemo. Yego, kandi Ngwino ndebe nawe kuva si John yavuga nk'umuntu si John avuga wamwihanangirije kenshi, yari akwiye kuba nawe yagize icyo avuga. Yego, urabyumva? Ngwino ndebe nawe yari akwiye kuba yaramaze kugira icyo avuga ku byatangajwe na si John, ko si John agaragaza ko bari basanzwe bavugana. Yego, kuki Ngwino ndebe ntacyo avuga? Ubundi se muri bino byose twirengagije, muri bino byose byabaye, urumva abafashe video hari n'abandi. Uwo bita Clara niriye kosa afite muri bino bintu? Clara afite ikosa ry'inzigo. Oya, we yari afite Sabe inzigo. Clara ashaka kugaragaza ko listen to me. Clara yari afitiye Sabe inzigo, yari afitiye Sabe urwango kandi rusanzwe rumaze igihe. Noneho wumva n'ukunda ari umupango ukomeye. Ibintu Clara yari amaze igihe
avuga kuri Sabe bitagira gihamya, bitagira ikimenyetso na kimwe. Clara niwe wazanye none ibimenyetso bya bindi. Yego. Clara niwe wazanye ibimenyetso bya bintu. Clara amaze igihe kirekire avuga Sabe n'abagore. Yego. Nabangwino ndebe. None amashusho yitwa aya Sabe ngo mu busambanyi bitari byo. Yego. Bidafite n'icyabyemeza. Yego. Nayo ubwayo yashyizwe hanze nande na Clara. Clara waraswase. Niba utaraswase Clara, shyira video hanze ya Sabe yambaye ubusa. Nubwo bugambo uri kwivugishwa ntabwo wongera kuvugira kuri ubu butaka. Bikore. Bikore. Aya video za mbere si Clara wazishyize hanze. Yego. Ngaho Clara bikore. Bikore. Sigira video ushyira hanze. Ukomeza witagembye kuri ubu butaka. Noneho bikore. N'abandi mwese abantu nk'aba mwakwiye kujya mubabwira ibintu uko bikwiye kuba bigenda, bakareka gutera abantu ubwoba. Clara uri hano mu Rwanda, ufite Clara TV show, kora ikiganiro nonaha. Ntimuri kuvuga ko amavideo muyafite? Kora ikiganiro nonaha. Simbigusabye, simbigukanguriye, ariko byakuriye imyaka myinshi. Ibyo wagaragaje hanze nta busambanyi bihamiriza Sabe, ntabwo pe, ntabwo mpamya. Nta busambanyi bihamya kuri Sabe. Noneho wowe gira iyo uzana ari kumwe na Ngwino Ndebe bari mu burere baryamye, yishyire hanze. Naho biriya wakoze barikira igisura seka, biratanga isura mbi kuri Sabe gusa. Ariko rwose ntabwo wamugaragaje asambana pe. Ntabwo wabaye successful. Ntabwo umugambi ntabwo waguhiriye. Abantu benshi batandukanye bagiye bakorana ibiganiro na Sabe, abakobwa, abasore, inkumi, urumva bose bakamukuraho umugisha wo kuba bafungura channel zabo nabo bagatangira gukorwa. Ninjya kuvuga ndavuga ba Jo Twins, ndavuga Rose TV show n'andi macana menshi akomeye. Ndakubaza nihe mpamvu yabaye yatumye bita Clara ariwe muntu ugomba guharanira gushyira ukuri hanze kwa Sabe? Ni ishyari. Ntabwo yagira ishyari umuntu atari ku rwego rumwe. Ni ishyari. Hari abavuga ngo ndagira ngo mbwire ko mbere ya Ngwino Ndebe Sabe yamenyanye na Clara. Ariko urumva ishyari aho rituruka. Umuntu wamenyanye mwabari abagore wamenyanye mbere na Sabe ni Clara. Yego. Nyuma Sabe amenyana n'abandi benshi batandukanye. Yego. Haza kuzamo n'impanga. Yego. Ngwino Ndebe n'umwe muri izo mpanga. Yego. Nazo barakorana. Yego. Barakomeza baranakorana. Ariko reka nkubwire. Yego. Sabe ni umushoramari. Nimba yarabashoyemo imari. Hari n'abavuga ngo byose byicwa nuko Clara ngo ari umwex wa Sabe. Banza wumve wowe ishyari nakubwiye iki? Oya by'ishyari nawe nesaje. Nimba Sabe yarabonye ko ziriya mpanga zakwinjiza akazishoramo imari, ariko akazishoramo imari mu izina ryazo. Yego. Ntibibaho se? Ushatse kwa Clara channel Jo Twins ari ya Sabe. Tega amatwi wumve beho. Clara ashobora kugira ishyari ry'uko ari we wamenyanye mbere na Sabe. Kuki atari Clara bacuruje ngo bamukoreye channel yiwe Clara TV show abari ya Sabe agahitamo imanga? Wenda cyari kukubwira ubundi umubaje imitima ntiyayiringanije. Kandi umushora yishora habona izunguka. Yego. Sibyo? Clara ni igihombo se? Banza unyumve neza. Nyine Clara ni igihombo. Banza unyumve neza. Ese ubundi kugira ngo tugiraho tubihurize. Ngwino Ndebe na Clara bavuga rumwe. Ngwino Ndebe na Clara bavugaga rumwe. Nese wagira ngo nkwereka ka video. Bavugaga. Reka nkubwire. Buretse gato. Ndagira tugendane. Bavugaga rumwe. Ubyo nyibyo bishyize mu mitagiye. Ngendaje mu ndagiye. Clara na Ngwino Ndebe bari kuvuga rumwe. Ibyo bintu uri kumbaza ashobora gutuma nshyiramo aka video ko bita Clara ari kuvuga ati bajya bavuga ngo abagore nge babanye barashwana ngo ariko ngewe ndabasezeranya ko tutazigera dushwana. Ibyo nibigaragaza ko yarabasezeranyije. Rero nuko ngo bavuga rumwe. Buretse byabivugishije iki? Yabivugishije kuri mikoro mu kiganiro. Akoresheje iki? Akoresheje mikoro. Umunwa. Yakoresheje umunwa. Reka nkubwire rero. Akari ku mutima. Yego. Ntibajya bavuga ngo gasesekara ku munwa. Yego. Burya bavuza akeza. Akeza kari ku mutima gasesekara ku munwa. Yego. Ariko akabi kari ku mutima. Yego. Gasesekara mu maboko. Yego. Urabyumvishe? Akeza kari ku mutima gasesekara ku munwa. Yego. Akabi kari ku maboko
gasesekara mu maboko. Mbivuze gute? Akeza kari ku mutima gasesekara ku munwa, akabi kari ku mutima gasesekara ku maboko. Uzi icyo bivuze? Akeza kari ku mutima umuntu arakavuga, akakarata, akagasingiza, akakagira gute. Ariko akabi kari ku mutima umuntu arica, aratsinsura, aratema, arakubita, akuraho. Uranyumva neza? Ko biteye ubwoba. Buriya iyo yavugaga nyine ibyo ashaka ko abantu bumva. Yego. Ariko ibyo atashaka ko abantu bumva we yarazi ko azabikora. Kazi noneho si umunwa. Yego. Amaboko ngo niyo ari mu kazi. None se reka nkubaze. Biba ari Clara kandi arabyemera washyize ari amashusho hanze. Yego. Uravuze ngo ni umu ex wa Sabe. Niko bavuga. Niko bavuga. Yaba ari ex wa Sabe ariko mu rwango. Niko bavuga. Mu rwango ntacyo mugira umu ex we ariko mu rwango. Kuko harabaye harigeze hanacamo na kanunu na gatoya k'urukundo. Ntabwo wamushyira hanze kuriya ngo ufate biriya video bitanameshe bipfuye ubusa. Habayeho kubwizanya ukuri uwo bita Sabe, habayeho kubwizanya ukuri we ku giti cye yafashe umwanya. Oya ndi kuvuga Clara. Clara yashyize hanze amakuru. Wowe ugeze kuvuga ngo Clara ngo yagiriye ishyari ngo ngwino, ariko Clara mu kiganiro cyahoze ngo ngwino aratanye kuzagirira ishyari umugore wa Sabe, cyane ko ngo harimo ngo na gahunda yo ko bazigira hanze bakajya kubana. Inde ngo ngwino arafite. Ahubwo ibyo ngibyo naba ari byo wita amafuti. We umugabo yifitiye umugore we, barasezeranye, bari kumwe. Ibyo nta shyari ririmo vrema. Ahubwo uzi ikintu bari abantu bapfa. Ngwino ndebe na Clara. Uzi ikintu bapfa. Barapfa ikintu cyitwa conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt urumva icyo bivuga? Ubwo ni amakimbirane y'inyungu ashingiye ku nyungu. Icyo bombi bakura kuri Sabe cyangwa bakuraga kuri Sabe cyangwa icyo babonaga kuri Sabe nicyo ubu bari gupfa, kuko umwe hari ibyo yabonaga atakibona biri kubona undi. Yego. Urabyumva neza? Ndabyumva cyane. Naho ngaho ikibazo kiri. Naho ngaho ikibazo kiri rwose. Yego. Naho rero ibyo byabangwa ino ndebe, ibyo byaba Clara rwose. Kandi ikindi n'uwakwinaganika ku ishami cyangwa se n'uwinaganitse ku ishami yinaganika kuri komeye. Bano bagore urabona batinaganitse kuri Sabe bakwinaganika kuri indi. Bacha kandi binaganika. Bajya ku ishami ry'ikibonobono se. Bacha kandi ahantu bihagarika se hari ikibazo. Bajya ku ishami ry'ikibonobono. Hanyuma se bino bintu biraza gutanga navuga irihe shusho muri showbiz nyarwanda, mu muco nyarwanda, abaturarwanda muri rusange. Ese inyungu biri bwongo kirumva ko bita si John we yavuze ko inyungu afite ari uguharanira kubaka, ndetse n'uwo bita Nuza Clara navuga ko inyungu afitemo nuko ataharanira ko atatuma abantu bakomeza gukora ibintu bibi arebera. Wowe ku giti cyawe mu ishusho yawe ibi byose byabaye urabona biri butanga iyo shusho hano hanze? Ndabona biri butanga iyo shusho. Yego. Biratanga ishusho yuko abantu mu bandi ni babi. Urabyumva? Yego. Abantu mu bandi ni babi. Yego. Kandi uko uzashyira imbaraga mu gushaka inshuti nyinshi. Yego. Urumva? Yego. Uko uzashyira imbaraga mu gushaka inshuti nyinshi. Yego. Uzamenye ko uri kubagara umurima w'abanzi benshi. Ikindi nta wangwa na bose, nta n'ukundwa na bose. Yego. Sabe ntabwo abantu bose bashobora kukwanga ngo bishoboke. Ariko Sabe know this, iki kintu ugomba kukimenya. Yego. Nta kintu na kimwe kiba ku isi ushobora kuzakora ngo ukundwe na bose. Yego. Therefore icyo ukwiye gukora rero, komeza ukora icyiza cyose wagambiriye kuzakora igihe cyose ukiriho. Yego. Igihe cyose ugihumeka. Aka kanya ari wowe Sabe ni nk'icyo kintu wakora? Nakomeza gukora cyane no kugira neza. Yego. Nicyo kintu cyonyine wakora. Nicyo cyonyine nakora. Yego. Hari abantu bari kuvuga ko none Sabe ngo bino byose nibiba byabaye ngo bigiye gutuma channel isubira inyuma, bizatuma agira ibintu ahagarika. Ese wowe urabona nta kintu biri bwangize kuri we? Isura ya Sabe irangirika. Simvuze kwangirika mu gukomereka. Reputation, uko abantu bamwumvaga, uko bamufataga, ibyo bishobora kugira icyo bihungabanaho. Ariko habaho inkoni ikubita mwe n'aba bantu. Yego. Cyangwa se habaho igisubizo
cyo gusubiza aba bantu ikihe gukomeza gukora cyane icyo cyonyine gukomeza Sabe uri umukire komeza ukire komeza ukore wongera ubukire kandi urizerwa yego kuva wizerwaga ibi ngibi nicyo kimenyetso cyonyine wari usigaje kuzabona ku isi no mu buzima kigomba kukwereka inshuti zawe z'ukuri inshuti yawe ya nyayo urayibona muri ibi bihe n'utari inshuti yawe ya nyayo uramubona muri ibi bihe Sabin nta buryo wabaga wari kudakomeye buryo wari wubatse ku musenyi ubu ngubu nibwo ugiye gukomera ubu nibwo ugiye gukomera kandi ugiye gukomera kandi nta muntu n'umwe uhari uzaseka bano bantu bari gukora ibi bintu bonyine ubwabo baziseka kubera ko nta kintu kizima bazageraho ntacyo. Aka kanya ntabwo uwo bita Sabe ari gusabwa gusaba imbabazi Yago nk'uko Yago abishaka se. Yago arimo arahora abwira Sabe gusaba imbabazi si ubugwari, gusaba imbabazi si ubugoryi, gusaba imbabazi si n'intege nke. Gusaba imbabazi bigaragaza umuntu ufite umutima ukomeye wa kimuntu kandi wemera ko ari umuntu yakosa. Yego. Ibyo mvuze bivuze iki? Niba Sabe Yego azi neza n'umutima we ko hari ikintu kibi yakoreye Yago, yego, abihamanya n'umutima we, yego, nadasaba Yago imbabazi azaba ari ikigwari. Ariko nasaba Yago imbabazi azaruhukira rimwe na rizima, yego, niho azakomeza kuba Sabe wa nyawe. Sabe nimba nta kintu kibi wakoreye Yago, yego, nimba ntacyo umutima wawe gushinja kuri Yago, ntuzasaba imbabazi z'ibyo utakoze. Nicyo navuga. Ntazigera asaba imbabazi z'icyo atakoze. Ariko nawe niba uzi ukuri kwiwe, erega njyewe ndi jyewe wanjye kandi jyenyine. Yego. Sabe nawe ni wewe wubwe kandi wenyine. Bivuze rero ko Sabe arabizi. Abaye hari icyapfa na Yago arabizi. Abaye hari ikibi yakoreye Yago amusaba imbabazi birangire. Yego. Kandi biroroshye. Yego. Okay, ni byiza cyane. Bashatse bariya ni abagabo. No mu gikari babirangiza. Babisoza cyane rwose. Ari ibintu bya danje. Ariko icyo abashaka nuko ajya kuri channel ngo akabivuga, akavuga ati nsabye imbabazi. Ntaho atabivugira. Ntaho atabivugira. Yego. Nanjye kugira ngo abe n'umugabereka. Koko nimba hari cyasabaho Yaga imbabazi. Nge si ubwa mbere Sabe mbona akoze inkuru ivuguruza ibyo yari yakoze mbere. Oya. Harubwo ubwa mbere? Oya, uretse buriya butwari bwo kuvuguruza inkuru rero itabaye cyangwa itabaye nziza ukaza kuyisabira imbabazi. Nabyo niko byagenda. Yego. Kandi abikorera ku isimbi. Rwose hari akantu wakoze katashimishije Yago kabukazi, wamusaba imbabazi Sabe ntabirenze. Ntabirenze. Kandi ikindi byaranashobokaga cyane ko mwasitaranagaho. Mwakoraga akazi kamwe. Mwasitaranaho. Nibisanzwe. Yego. Nibisanzwe rwose. Urumva ko ibyo ngibyo turi kugenda tujya mu murongo umwe. Ndakeka turimo turagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu cyane ko amasaha ari kugenda. Hanyuma muri kano kanya niye nama wagira umugabo wa Ngwino Ndebe? Inama ku mugabo wa Ngwino Ndebe. Inama ku mugabo wa Ngwino Ndebe? Yego. Njyewe inama nagira umugabo wa Ngwino Ndebe? Yego. Ihangane. Ntabwo wamugira se wagenda aza n'umugore we. Umugore dore ko ngo bari baratandukanye, urumva ko yatangiye kujya mu mabara hanze hano. Bati Ngwino rwose bishaka ari uko umanze igihe utabona umugabo gufata neza. Biriya bitaraba bari bafitanye ibibazo, bari mu bya gatanya. Yego. None bimaze kuba bari bwamuzana mu rugo. Amuzana nyine amuturisha. None uzi iki se niba atari Ngwino Ndebe udashaka uriya mugabo? Aka kanya burya umugabo utari kumwe n'umugore nanone ntago aba yubashywe. Uretse nkubwira akantu gato. Uzi iki nimba atari Ngwino Ndebe udashaka uriya mugabo? Hari na Clara yabikomoje avuga ko ngo Ngwino Ndebe ngo yashatse gutega umugabo we umukobwa. Reka nkubwire. Nimba ari Ngwino Ndebe udashaka uriya mugabo,
uriya mugabo narire anihanagure ahubwo agende mu nzego zibishinzwe zibikora babyumvikaneho bombi babiri bagende biyandikira impapuro bagende bisabire gatanya yo mu bwumvikane bumvikane nuko ibindi babirangiza vuba ahubwo bareke no kuguma ku kiziriko kitari ngombwa niyo nama nagira umugabo niyo nama mugiye yego okay tugarukeho usko ushobora kutigeza univuga haryo ugo nge nitwa Robert sympathique Robert sympathique iyandemye yego twatangiye tuvuga ngo umuntu w'umukobwa twese twirukanka cyane nk'umuntu wabonye kino kiganiro akagukunda akaba ashaka gusobanukirwa byinshi kuri wowe ndumva wamwisobanura basi namwisobanuraho nka gute kamuga ati ngewe do you know you just wenda mboneka hanaha wambona gutya na gutya okay yego nkuko rero twa tumaze kubivuga ubundi nitwa Iyandemye Robert sympathique ndu umusesenguzi gutya mu biganiro bitandukanye kuri YouTube yego ikindi ndi umunyamategeko wabyize ndi n'umurezi wabyize ibyo byose nabirabyize nabiminujemo mfite experience nakoze itangazamakuru imyaka igera mu 10 narenga ubwo ikindi byenda wabishaka mfite telefone simbizi niba nayitanga wayitanga ni 078 3 55 28 34 yego iyo niyo nimero yanjye rwose ndi simple and humble turaganira ibishaka usoje neza cyane ariko n'ubundi mu gusoza inama imwe ku ngo zo ziri hano hanze inama imwe ku rubyiruko rwifuza gushaka cyane ko benshi batangiye kugira ubwoba ati gahunda ni nagikwe n'ubundi niyo gahunda urumva ko bino biri kugenda ku bantu benshi kandi b'ibyamamare wowe mbona wabonye ko byabaye no kuri Platini ndetse n'abandi none inama wahereza abantu ku bijyanye n'ingo ibintu byo gushaka abubatse ingo inama nabaha urugo rw'umuntu nibazindya iki urabyumva urugo rw'umuntu nibazindya iki muri make urugo rw'umuntu ni ibanga ryarwo we wubatse urugo yego menya ibanga ry'urugo rwawe nicyo gusa navuga kubera ko nta rugo rusa n'urundi kandi nujya kumena ibanga ry'urugo rwawe ntabwo uzi uko iz'abandi zubatse ushobora kugira ngo we waragoye warapfuye warashize ugasanga bugiye kuririra baravuga ngo ahubwo wowe uri n'umwana mu tubazo two mu rugo nshuti yanjye menya ibyawe nubona bikuyobeye bigucanze bikunaniye hari inzego zibishinzwe zagutabara zagufasha aho ni kungu urubyiruko abanduta urubyiruko mwebwe icyo nababwira yego Waswahili wanasema tembea uone kuambiliwa kuna uongo. Acha nirudie tena. Waswahili wanasema tembea uone kuambiliwa kuna uongo. Genda wibonere iyo bavuga barabeshya. Urabyumva? Gerayo wibonere ibyo bavuga barabeshya. Hari gihe abantu bavuga ibintu babeshya ngingo zubi biki byo. None se tubare ko ntababanyeho neza ra. Wowe rato uzagende ushinga urugo rwawe wa mukobwa we. Ugira urugo rwawe rwiza wabaho umugabo wawe umukundi. Byenda bishobora kwanga nkuko nabandi byanga ariko byanakunda ntabwo ingo zose zibanye nabi rata ntabwo zibanye nabi buriya munagiye mukareba ibirego bya gatanya ni bikeya ku ngo ziri mu Rwanda yego ibi byonyine gatanya ziri kuba nyinshi ziri kwiyongera ariko ibirego bya gatanya ni bikeya cyane ku ngo zubatse mu Rwanda. Ikindi kandi ntaho byanditse ngo nzakwihambireho nta naho byanditse ngo uzanyihambireho uzabona byanze uzashaka inzira nziza urekana n'umuntu yego ntaho badasonga ubugari. Iyo nama ni nk'iya Sabe nawe yagiraga abantu nawe ngo niyo nama yazize ngo ajye abwira abantu ngo nubona byanze uri gute ngo uguma kwizirika ku mugabo ubundi ubona byanze numwizirikaho uzahava ujya gereza. Yego se cyane si ukumwizirikaho ukazahava umukubise ifuni. Ebyo ntago bipfa kuba cyane burya abatarekanye bakaguma muri mwe ijoro ryose barabweshagura bararyana hazamo n'udufuni n'imihini urajya kumukubitira iki umuhini umva ikindi gisubizo nubona byanze ubona kabaye nta kindi gisubizo ufite ubutanze amahoro fata inzira ube wigendeye wangu
ugenda urebe we witekerezaho niba ari we munyamakosa yego cyangwa se niba ari umupatina wawe w'umunyamakosa ariko ube wihaye amahoro nawe bumuhaye amahoro. Iyo bitinze birangirira gereza ni kuzimu. Umwe arapfa undi akajya gereza abana bakajya mu muhanda. So urakoze cyane, reka ngushimira, urakoze cyane. Asante sana brother.